ushobora kuba wicaye gutya ukabana uri kumwe n'abantu ukigirira icya abantu benshi burya ntibakunda gusezera no mu kabare cyangwa se ahandi hantu ibintu byasahenze iyo ariko ari baragenda inshuti bawe baza amasenye ukigirira icya babaze ko ugiye kwa Nyerere. Tanava vers la patrie, mon pays bien-aimé. Allons-y, chers camarades, c'est là-bas mon pays. Je ne crée pas l'amour, c'est ma destinée. Je vais libérer mon pays, je ne retirerai jamais devant l'ennemi. Yes, nongeye kuba ikaze muri Daily Play yacu. Uyu munsi muri kumwe na Orphe Bayo nk'ibisanzwe mukurikira no kwirebe TV bibutse ko mugomba gukora na subscribe. Uyu munsi tukaba turi kumwe n'umutumirwa benshi bakunda muramuzi Masamba Intore tukaba turi kumwe nayo muri Daily Play yacu uyu munsi. Ikaze. Murakoze cyane. Meze neza? Ndaho cyane. Urasa neza cyane. Lockdown ari gufasha neza muri no si lockdown nta kundi nuko tugumenya kubyifatamo gitore. Yes, Masamba abantu bakuze mu bitaramo mu ndirimbo zigiye zitandukanye nka Kanjuyira indirimbo yagiye ikundwa cyane, ariko tutarinjira aho ndagira ngo Masamba burya abantu iyo bava umuntu turamuzi ariko ari gihe bataba bamuzi mu by'ukuri. Reka turebe Masamba mu gihe cy'ubujene ndibaza ko utari nahangaha mu Rwanda wenda baratabyumva. Reka turebe Masamba, reka nkoresheje ijambo koko nini ko kuri mu buhungiro aho mwari muri. Masamba mu bujene bwawe mwari mubayeho mute hariya? Tubyere n'abadukurikiye aho mwari muri. Urakoze cyane, twari tubayeho by'ubuhunzi nyine. Ntabwo wambwira ngo impunzi irishimye ibyo byose aho yaba iri hose. Ikintu cya mbere cya kabiri ni uko kugira ngo ubeho no kurwana, ababyeyi bakoze ibitangaza barwana ku bana babo kugira ngo babarere. Bashobora kuba barize ntibabona akazi, par exemple nka papa yari yarize Sentare yarize mu Rwanda ariko atashye agira Imana abona akazi ariko nyuma kakavaho akakongera. Mu by'ukuri rwari ubuzima bw'impunzi. Impunzi yose nta value ufite, nta mpapuro ufite zo kuba wavoyaja amashuri. Twe twakoreraga ku manota ari hejuru cyane hafi nka 70, 80, abarundi bari kuri 40. Ariko tukabyifatamo nyuma ababyeyi bacu b'abanyarwanda b'impunzi ukuntu ari intwari baza gushyiraho amashuri ari privé. Ubwo noneho bidufasha kwinjira muri aya mashuri ari privé ashobora gutuma urangiza ukajya muri université utarenze gutegereza ayo mashuri ya leta afite umubare utarenga kandi atanadukundira cyane kugira ngo dushobore kuba benshi kubera amanota babaga bafasha ari hejuru cyane. So ubwo rero nubwo ubuzima, ariko ikintu cyadufashije cyane nuko dimwereka mvuge kubera ko nagize umubyeyi w'intore wafashije benshi cyane kugira ngo batibagirwa u Rwanda, batibagirwa umuco wabo, aho bari hose bumve ko ari abanyarwanda, indangagaciro z'ubunyarwanda bazikomeze. Bafatanije of course n'ababyeyi babo, nibwo yashingaga itorero rya mbere yitwa Indashyikirwa rizamo abajene benshi, arabigisha abaha ibyangombwa koko bihagije byo kuba umunyarwanda wuzuye kandi ukaba wuzuye uri mu mahanga. Ari nabyo byavuyemo ko abantu batekereza gutaha n'uwo mugambi uraba, kandi tukaba twishimiye kuba ubu ngubu ikiganiro cyawe utakimbarije
mu Ngagara ahubwo ukimbarije i Kigali ubwo n'ibyishimo bikwereka inzira yose umuntu aba yaraciyemo. Mu buhunzi nta gitangaza yajyaga gutegereza cyacyo. Imana ishimwe ko twabonye igihugu. Urakoze cyane. Ari tukiri wenda aho ngaho, ari ukuntu abantu bakorera mu mahanga ariko ugasanga wenda nk'uri umubyeyi bakomeje kwerekana ko yakomezaga guhuza abantu kugira ngo bagire ikintu bakora, ariko berekana ko iwabo ari mu Rwanda. Reka se nkugaruka ku rurimi. Ururimi ni ikintu kibagirana iyo umuntu agiye mu mahanga, ariko mwebwe bakomezaga kubabwira bati ese baba barabye ati iwanyu ntabwo ari hano, mugomba kuzibukira cyane mugakomeza mukaguma ku muco mwabyitwaragamo umuti. Mwaje no kujya mu itorero. Of course iyo yari strategy imwe twakoraga. Hari ibintu byinshi utashoboraga guhuza abanyarwanda b'impunzi mu gihugu cy'abandi, inama n'amateraniro n'ibiki byose, ariko ahantu honyine hashoboraga guhuzwa n'abantu benshi hari mu bitaramo, mu maspectacle maspectacle bayateguye. Iyo yari strategy imwe yatumye abana benshi babanza guca mu itorero, bakabigisha ibintu bijyanye n'imbyino gakondo, bijyanye n'indirimbo, ariko hanini no kugira ngo urwo rurimi rudacika. Ngira ngo byari bigeze, hari imyaka yagezeho ukabona abantu batangiye gutakara, bamwe batangiye kuba Abarundi, n'ahandi nuko byari bimeze, Abagande, Tanzania, Giswahili n'ahandi. Ariko i Burundi ho twanageze n'Imana yuko Ikirundi ntabwo kiri kure y'Ikinyarwanda, ariko ntabwo ababyeyi bifuzaga yuko tuvuga Ikirundi. Ni ishyaka rikomeye cyane. Bavugaga Ikirundi ukibwira ko urimo ukitunganya nk'Ikinyarwanda, bakagukosora. Urwo rurimi rero barurwanyeho cyane, barwana ishyaka kugira ngo rudatakara. Ikindi cya kabiri cyariho no kwigisha abana b'Abanyarwanda izo ndirimbo z'Ikinyarwanda. Buryo wiga indirimbo kenshi iguha kumva ururimi rwawe ukarukunda, kubera ko wakunze indirimbo ugasobanuza. Ndibuka ko u Rwanda nari nduzi ndi impunzi, ndi Burundi nduzi neza cyane, kuko nzi Nyaruguru, nzi Butare, nzi Kigali, nzi ku Mayaga, nzi Nyagatare, mbizi mu ndirimbo, nta nubwo nari nzi ngo ni hehe. Nkamenya biba mu Mutara n'ibihe byiza, Bwanacyambwe muri Nyaruguru ni iwacu, i Nyanza aho papa yabaye, ibwami, ukabimenya, hanyuma bikatuma nawe wumva ushaka u Rwanda, wumva ari heza cyane, wumva ari ibyo rero bigatuma n'urwo rurimi n'umuco wawe udashobora kubita, kugira ngo ukabigira mu buryo nanone bidasasaye cyane, kugira ngo n'abagucumbikiye abo wasabye ubuhunzi batavuga bati wa muntu ko yakabije. Icyo bita kuba integration, no kuvuga ngo umuntu iyo umuhungiyeho abasha kugira ngo ube wowe, kugira ngo agufashe. So nibyo ngibyo ururimi twarurwanyeho cyane, ababyeyi barurwanyeho kugeza. Iyo mwicaraga nko mu itorero, ntekereza ko wenda bari kiri muto, wenda nimba ntibeshye baza kumufasha, ariko mugatarama, gerageza utwereke ishusho y'uburyo byari bimezemo. Byari bimeze bite icyo gihe? Umunezero wanyu wabaga umeze uti muri icyo gihe? Uwo munezero wari mwiza cyane. Icya mbere ni uko twahuraga n'ababyeyi bacu baturuta, bakatwigisha ibyo bazi. Twahoraga turi abajene, hariho gahunda nziza yariho. Iyo twarangizaga amashuri, icyo gihe umuntu yigaga avant-midi na après-midi, hanyuma no twarangiza nko mu ma 17h gutyo tukajya gutera umupira, football, twarangiza tukajya mu itorero guhamiriza, kuririmba. Ikintu kijyanye n'itorero no kumva turi hamwe dukora bimwe, kandi twese turi Abanyarwanda. Nta nubwo twahezaga, n'Abarundi barazaga, Abarundi b'inshuti barazaga.
ariko wasanga nyine ari ikintu kirimo ambiance nziza, tugahura tukaganira tukavuga ku Rwanda rwacu, twataha tukabaza ababyeyi mwahunze kubera iki, kuki imyaka yose, ndetse ugasanga hari n'impaka mu rugo bibabwira ngo ntabwo twebwe rero generation yacu izamara imyaka mwamaze mu buhunzi, mwaragerageje mwakoze ibishoboka byose, ariko twebwe ntabwo twarekeraho, tugomba nabo bakatwankuraje rero. Mu kutwankuraje rero ubwo bagomba kutubwira u Rwanda ukuntu ari rwiza, u Rwanda ko ari itorero ryari ni nkaho ari ihuriro, ryabaga ari nkaho ari irindi shuri, noneho nyuma y'aya mashuri tuzi academique, noneho bikaba ari ishuri traditionnel ya patriotisme, ahantu bahurira bakaganira ku gihugu, bakaganira ku mateka y'igihugu, bakaganira no kuba umunsi uzagira abantu bakitanga bakajya kubohora igihugu cyabo. Ibi byose rero twabikoreraga iyo ambiance. Hari n'igihe twakoraga na za spectacle zigaragaza umuco wacu, ukabona ni ibintu bishimishije cyane, ndetse n'abaducumbikiye abo b'Abarundi baduhaye ubuhunzi bakaza bakishima, bakavuga ati mufite ni richesse udashobora kubona ahandi hantu. Yes, Masamba turacyari kumwe. Hari ikintu wavuzeho bati twajya gukina umupira, dukora siporo mu buryo mu mujene, dufite imyidagaduro yacu n'iki, waba warateye agapira buriya nawe? Nateye football cyane muri interscolaire, gusa naje gusanga atari umuhamagaro wanjye, ariko narawuteye. Yari abantu benshi bajyaga muri siporo zitandukanye, ndavuga generation yanjye, bamwe bari muri za basket, volley n'abandi bari, ariko abenshi nagiye mbona wasanga turi muri football. N'uwaciye muri volley akajya muri basket, yabanza akanyura muri football. Yari ambiance yindi muri football, ko twakoraga n'amafederation ya interquartier, hanyuma noneho nkaba narakinnye muri za interscolaire kugera muri secondaire, nyirangiza, ariko nza gusanga atari umuhamagaro wanjye, ndabireka. Ariko nigeze kuba umunyamupira mwiza utsinda, nakinaga kuri mediane cyangwa kina kuri attaque, kuri nef. Nari muremure ndambutse, ntumbona ubu ngubu narabyibushye akantu gato, narawuteye cyane. Ndibaza ko wenda abantu bashobora kugira n'amatsiko, ujya ugerageza kwibuka nk'icyo gihe, nk'imyaka mu mwaka byabiragamo muri icyo gihe? No, navukiyeyo, urumva ntangiye ibintu bijyanye no guhamiriza no kugerageza agapira, gutera agapira, ubwo mfite imyaka 9, 10, ukagera kuri 18, ukiri muri izo activités zijyanye n'umuco, zijyanye n'iyo activité za sport. Nanjye nkiri muri 19, 20, ngira ngo ubwo niyemeje noneho kugenda, kuko rye nagiye muri 89 ngiye i Kampala, natumiwe mu bintu bijyanye na fundraising. Ubwo noneho na gahunda zo gutaha zinsangayo, birangiye sinanagaruka i Burundi, ariko uwo mugambi nagiye muzi, ndetse mvuga nti nibinaba n'amahirwe cyane. So urumva ko ngereranyeje ni muri iyo myaka yose y'ubujene kugera muri 22, 23 gutyo. Wari ugiye i Kampala, unavuze ko ari mu bya fundraising, n'iki, hari urubyiruko rwinshi, waba warijyanye cyangwa wafashe icyemezo uvuga ati nanjye ngiye kugira icyo nkora, cyangwa wowe warotse bari bagutumyeho, byari bimeze bite? Nagize Imana iyo mouvement, iyo mobilisation gutabarira igihugu, abenshi twari tumaze gutangira kwimenya. Byaratangira kera muri za 87, 88, 89, akurumva bakera bo batangiye na mbere yaho. Batangiye na mbere yaho, yumva ureba amateka yacu. Hanyuma noneho mu kugenda nagiye muri fundraising, ariko naje kubona na briefing icyo
iyo fundraising igamije. Ubu niyo ukora spectacle uba expecting amafaranga, ariko iyo bamaze kubwira icyo kizavamo, aho kizajya n'icyo kizakora, nagiye namaze kwitegura neza. So byari ambiance nziza cyane. Ntabwo ari ukuvuga ngo naratumiwe kubera ko nari umuhanzi. Ubu nari ntagiye kuba umuhanzi uzwi cyane. Benshi hari abagiye n'indege baca Bugande bagahita binjira mu ishyamba, ibyo murabizi. Ariko hari n'abandi bafashe y'imodoka, ubu ndavuga nk'abari Burundi bagaca za Mushiha, n'abandi bagaca ahandi ariko bakagenda Tanzania mpaka Uganda, bakinjira mu ishyamba. Ibyo rero byari igihe nabanje kubanza gukora ibyo ngibyo, hanyuma noneho abadukuriye baza kubona ko mfite impano, baza kubona ko mfite inganzo kandi ikenewe cyane. Hanyuma noneho twinjira muri gahunda kimwe n'abandi bose. Noneho ntangira kuzenguruka Afurika yose, zenguruka Uganda yose, Tanzania, Burundi, Congo, n'ahandi henshi kuri icyo kintu. Nanagize n'Imana icyo gihe nkihagera, kuko nakiriwe na Let Fred. Turaganira, ambwira imigabo n'imigambi, ambwira ati rero inganzo yawe ndayizi, nzi naho uvuka, ni kandi turayikeneye cyane. Tuyikeneye kuri mobilisation, tuyikeneye kuri recruitment, tuyikeneye no kuri fundraising. Urumva ko ari inshingano zikomeye. Ndambwira nti ni ukuri icyo ntakorera igihugu cyanjye ni iki. Uwo mwanya ninjira mu kibuga neza. Winjira mu kibuga neza, ariko tuzi uhuye na Fred, wumvaga umeze ute? Hari ukuntu uhura n'umuntu wenda wari ufitiye amatsiko runaka, ariko ukabura imyifato, ukabura uko bigenza, noneho bigasa nkaho kugirira icyizere. Ati karabaye, ntange burya umuntu ashobora kuntekereza kuri wowe, wiyumva gute? Iki ni ikibazo cyiza cyane, kubera ko naramwumvaga. Ibura wagiraga za radiyo kumva ukuntu intambara ya Uganda twarikurikiraga kugeza aho bafatiye igihugu muri 86. Twumva ko harimo umunyarwanda uri ku mukondo, kumwe n'abandi ku mukondo, kuko urumva ko ari ibintu byiza cyane. Tukamwumva general nyine, tukaba fier cyane kumva ko ari umunyarwanda watangiye intambara. Muzi ko yatangiranye yari kumwe na Fandepisi n'abandi benshi, ngira ngo bari 27. So kugenda rero numvaga kwanza no kugira ngo nzashobore kuvugana nawe ari ibintu bidashoboka, kuko iyo mission ntabwo nari mfite. Ako nagize Imana, ndamubona, turaganira, nyigisha amateka yose y'umuryango wa RPF, amubwira imigambi uko imeze yose, ndetse tunaganira no ku nganzo yanjye. Numva ndishimye cyane, ndavuga nti koko urumva yari umuntu ukomeye cyane. Yari nabanje kugira akantu k'ubwoba, ariko ankuramo ubwoba, arambwira ati wigira ubwoba, naje kugira ngo tuganire. Kandi ubwo yari yambaye combat, yari yambaye amapete yose, arinzwe cyane n'abantu benshi cyane. Ibyo ni kubibona bigutera ubwoba. Ariko tumaze kuganira, arantuza, arambwira ati nari imigambi rero no gutaha, inganzo yawe twarekurikiye, indirimbo twarazumvise, zarandufashije natwe mu buhunzi, none ubu ngubu rero zigiye gukora. Ndabwira nti cyane nanjye
mukubitira twa dusaruti nyine tw'abajene nyine bagikinisha wavaga uri Bujumbura ukora twa exercice twa siporo, ukora twa exercice twa mucaka ukora twa marche, ureba abanyamerika ukuntu barwana, ureba n'abandi bose ukabona ko ari akantu keza gutera akantu k'agasaruti. Tumaze kuganira kubitira akantu nk'ako keza, mbega akavuga ati ndayobotse cyane. Yes, ni Daily Play turakeri kumwe na Masamba, ntabwo byari byoroshye, ariko bigaragara ko muri mu myaka y'ubujene. Reka mvuge mu gihe cyacu nk'ubu ngubu twebwe turimo, wenda kuri age 19 cyangwa 20, umuntu abatangira kuvuga ati ndumva ashaka kujya muri copinage, nkagira umukobwa dukundana, ariko bisa nkaho mwari muhugiye mu bintu. Waba warigeze uca mu bintu nk'ibyo ngibyo? nta mujene udaca muri izo ni inzira za buri wese agomba gucamo. Ariko jyewe ngira andi mateka kubera ko natinze kuba hafi ya papa, ngo umugaragu we, kuko yari yamaze kumbonamo ko inganzo yanjye ishobora kuzagera kure, ashaka kugira ngo anyantrene neza, antoza gutoza, antoza kuririmba, antoza ibintu byinshi, noneho nkajya muherekeza ahantu hose agiye, no mu bitaramo bakoraga n'abandi akana gatoya, nkanasinzira, kanterura, kantahana, ariko nabaga namuherekeje. Noneho le moment aho abajene izo bavugaga 18-19, aho umuntu aba atangiye noneho nawe kumva ko iyo environnement ya copinage igomba kuba, wasanga cyane cyane narabaye bize cyane kubera uwo musaza. Kugira ngo byaje nanjye kugira za 22-23 ndi mu nzira igenda. Mu by'ukuri naratinze, abo ni inkwakuzi cyane, 16 ans 17 ans deja bamaze, ariko jyewe naratinze 22 comme ça, aho ngaho entre 22-23. Pour un garçon, ku muhungu uba ukererewe mu by'ukuri, ku mukobwa ntacyo bitwaye, ariko abahungu burya bagukunda guhera kare, ariko ibyo ni ibya kera. Abo binjira mu kibuga hamwe, niko amajyambere ameze. Reka ngaruke ku mubyeyi wawe wakomeje no gukomozaho. Ni umuntu wenda tuzi turi bato, abashe kumubona bo bakaba baramubonyeho gakeya. Hari inkuru twagiye twumva, ariko bisa nkaho ari mu rwenya, ariko uyu munsi turagufite kugira ngo dufashe. Muzehe Sentore yagize cyangwa ajyana n'umwami mu Bubiligi. Byari bimeze bite urwo rugendo? Ni urugendo rwiza cyane. Tudabo ni ukuvuga ngo bagiye mu Bubiligi mu 1958 mu byo bise Exposition Universelle de Bruxelles. Harimo ibihugu birenga 150 byo ku isi byaje kwerekana umuco wabo, byaje kwerekana entertainment yabo. Byari competition ikomeye cyane. Icyo gihe rero umwami Rudahigwa yari yategetse yuko u Rwanda ruzaba representé n'intore, ariko zikajya muri lokale. Bafata intore 1000 mu Rwanda rwose, barushira muri lokale i Nyanza, hanyuma bagenda berimina buhoro buhoro. Babanje faze ya mbere berimina 600, hanyuma berimina ubwo hasigara 600, barongera berimina hasigara 300, barongera berimina hasigara 100. Ijana urumva rero abantu bamaze hafi amezi 8 bari muri entraînement muri local. Mu ijana Rudahigwa nawe yaje rero muri selection ya nyuma, kuko bagomba kugenda ari 27. Muri jiri barakora byinshi, nawe reba jiri baraparticipa kuko yumva agashaka kumenya ko u Rwanda 27 rero baratoranijwe bajya i Burayi,
bakora ibitangaza, bahamiriza neza, baba ba mbere. Nibo bafashe umwanya wa mbere. Ariko ndibuka akantu papa yatubwiye kari udahubwo ari umuntu uri seriye cyane kandi batinya, afite igitinyiro, kandi yaraje basanga muri lodge aho barimo bambarira, barikanga bose barahaguruka, umwami yaje, arabwira mbabwira ndabizeye ku ishyaka mwariteguye, ishyaka ry'u Rwanda mugomba kurirwana cyane, nta mwanya wa kabiri nshaka, wa gatatu, wa kane, ndashaka umwanya wa mbere. Ababwira n'ibihugu bihari, ababwira abambi baje, abaperezida baje baherekeje amagrupe yabo, ndashaka umwanya wa mbere. Muraramuka mutabaye aba mbere, muzasubira u Rwanda n'amaguru. Bazi rero ukuntu ari serious, ubwo byarangiye yavuze. Ndakubwira ngo abantu muri bo basaga nka baragurukaga, ngo binjiye baguruka, basimbuka ahantu batigeze banasimbuka kuva muri repetition. Abazungu babonaga abantu bari hejuru cyane n'imigara myinshi n'ibikobwa bambaye neza, bambaye gitori, bari mu migara, bari muri ritme nziza, amakondera arimo, ingoma zirimo. Bagira Imana baba mbere, abasanga no kuri piste arabashimira. Tumajine umwami bagenda no kuri stage, buri wese aramushimira. Hanyuma noneho bigaragara ko u Rwanda ruganje nyine, n'abandi bami basanga Rukabo, basanga Rudahigwa baramushimira cyane, abandi bayobozi kuko batera isaruti bati iki gihugu ni igihugu koko, biratwereka ko. Iyo rero yari ishema cyane kuri Sentore, iyo yabivugaga yumvaga koko, ariko cyane cyane objectif yavuga ati iyo ugiye mu bintu ntukagenda ushaka umwanya wa kabiri wa gatatu, ugenda ba the best, the best of the best, ubu wa mbere niwo mwanya u Rwanda rukwiriye. Ibyo rero dukurana ayo mateka, dukurana iyo morale. Wasangaga rero n'ibyo twaganiraga cyangwa se no turirimba tutangiye urugamba rwacu, tuvuga tuti nta bintu byo gusubira inyuma, nta bintu byo kuvuga ngo turasubira muri bwa buhunzi bwacu, za Mushiha, za Nakivara, za Mwese, za Ndende. Niyo mpamvu usanga marimo n'indirimbo ivuga ngo watatu wasonge, wawili wakufe, watakaye baki, watajenga inchi. Batatu ntibapfa, n'undi hasigara n'umwe aziyaranje. Ariko so iyo rero ibyo ni ibintu ababyeyi bagiye badutoza. Ibyo kujya i Burayi byabaye histoire papa yanditse, arashima, kandi abantu bose bagiyeyo umwami yarabagabiye, bagira abantu b'icyubahiro batashye. Bigaragara ko Sentore yari umuntu wari ukomeye kuri icyo gihe. Gusa igihugu cyose cyari kirangariye umuntu umwe, kivuga ngo Sentore n'intore. Ntabwo byari byoroshye icyo gihe. Ariko ngo nyuma ngo yaje gusubirayo, baza umwami yari yaratanze icyo gihe, ngo aza no kuririmba indirimbo mu Gifaransa ariko ashyira muri Kinyarwanda. Yari indirimbo yo yayihimbiye muri Afurika, i Burundi, anayihimba kugira ngo bifuza gutaha, babwira Loni ngo batahe, bakibaza bati wenda iyi Loni ko tuyibwira mu ndimi zose, reka yigisha abahungu be, arababwira ati ariko abantu bafite agasuzuguro kenshi cyane, namwe basuzugure. Muzi Igifaransa, mukivuga neza, Abanyarwanda bavuga Igifaransa neza cyane, atari ko muririmbe mu Gifaransa kirimo Ikinyarwanda, bumve ko turakizi, turagisuzuguye, ariko kabakubite mu gutwi. Nibwo atanavave la patrie, mon pays bien-aimé, allons-y, chers camarades, c'est là-bas mon pays.
je ne crée pas l'amour, c'est ma destinée. Je vais libérer mon pays, je ne retirerai jamais dova ronomi. Donc yumva yabwira ngo nawe ageze ni Burayi nyuma baramutumira muri spectacle aririmba abantu bakajya koza ati nibite ko ibintu avuze tutabyumva avuga ati twebwe iyo turirimba iyo tubishatse tubivuga igifaransa kandi tukakivugana avec l'accent local nuko tukayivugana avec l'accent iyo n'indirimbo aririmbaga cyane cyane ubwo harimo no kumvisha abantu amaherezo tuzataha abwira abazungu aho yari muri za 93 94 ngira ngo nibwo yaririmbye i Bruxelles ariko yari yamaze kwiyigisha i Burundi deja baratangiye kuririmba abantu bumva abanyarwanda batangiye bavuga igifaransa bakiririmba uko bishakiye. Yes, ari ukuntu ujya wicara utya ukavuga uti nkanjye Masamba hari ikintu cyaba cyarambaye, ari buri muntu wese agira ibiracamo mu buzima, ariko bati hari ikintu cyaba cyarahoze ku mutima kikakubabaza cyane, bati ari n'igihe nishimye, ibyo biba ubyibuka? No, hari ugurambaza igihe nababariye ikintu cyambabaje cyane mu buzima, ukavuga ubuzima hakabamo n'ikintu cyanshimishije, ni ibintu ngira ngo nsangiye n'abanyarwanda bose. Nasanze abandi dufite umugambi kugira ngo dutahe, twaragerageje biranga, nta yindi nzira iriho atari inzira yo kurwana intambara, byanze kama mbaya. Hanyuma muri iyo nzira yose abantu bayirimo, u Rwanda rugira ibyago. Niyo mpamvu navuga nti ibyambabaje mbisangiye na benshi bose, ndetse b'abanyarwanda bose. U Rwanda rugira ibyago, ibyago uzi nawe bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi, abantu barapfa benshi cyane. Tuba tuzi ko dusanze tukaganira, tukubaka u Rwanda, tukaryoherwa, natwe dutashye noneho ku mugaragaro kugira ngo twubake u Rwanda. Habaho abacu baricwa, bicwa urw'agashinyaguro. Ibyo bintu byarambabaje cyane, ndetse ni nabyo byatumye nahimanira indirimbo ivuga ngo ndacura intimba ndaganya ijoro n'amanywa, agahinda ni kenshi ikiniga kiranyishe, amaraso y'abana b'abanyarwanda, inzirakarengane zirenganiye ubusa, amarira ni menshi, agahinda kari hose, nimuze banyarwanda turwanye ubwo bugome. Indirimbo nahimbye ntibyagutangaza, bishoboka ko ari nanjye wa mbere watangiye guhimba indirimbo zihumuriza abacitse ku icumu, abazize iyo shyano, abatutsi bazize uko bavutse. Iyo nayihimbye mva Byumba ninjira muri Kigali, hari Kigali itangiye kuvamo borobore, si uko tugenda imirambo iva hejuru mu misozi igwa kuri pikapu, igira iki ku gahinda sinzapfa nkibagiwe ni. Hanyuma noneho nagera ahantu nkajya nzenguruka ahantu abantu twari twarahuye ku Murindi bigeze kuza muri fundraising, turatarama tugeza
amasaha ya fundraising, noneho baravuga ati we twarakumviye dusigare dukora ikintu cy'igitaramo, bavuga ati nuze Kigali tuzakwereka Kigali ko nari nziza, ndagenda ndazenguruka, bagiye bambwira usanga nta n'umwe ugihari. Ibyo byarambabaje cyane, kwibaza abantu mwataramanye ku Murindi yampa amezi atarenga ngahe, waza uzi ko basanze bakwentegre, bakwereka igihugu mutangire, ibyo byose mwaganiraga kuko bari baje ku Murindi, ariho twari turi, byari shock iteye ubwoba. Icyo ni kimwe. Ikindi, ibyishimo ni ukuba uravuye iwawe uvuga uti babyeyi banjye ntako mutagize, ariko ubu noneho natwe tugiye gukora akacu. Wanagira ucyuka ugasanga intsinzi irabaye, marike ko yaciye mu bintu byinshi ibyo navugaga. Rwanda twinjiye mu Rwanda runuka ruboze, rwarapfuye nabi. Hanyuma ariko tuvuga uti ibi turebe ukuntu tubyakira, biragoye, ariko tunishime yuko noneho igihugu twakigezemo, igihugu twakibohoye, noneho igihugu tugiye kukibamo ari twe n'abazatuvukaho. Ibyishimo biratangira, intsinzi turirimba, turaryoherwa, turabyina, turishima, tuvuga ati ya paradizo twashakaga tuyirimo. Ibyo byari ibyishimo udashobora kwiyumvisha. Umunsi guverinoma ya mbere irahira, niba ari ku itariki 19 z'ukwa karindwi, ndibuka ko naririmbye nari kumwe n'Indahemuka, ariko nyuma yaho igitaramo cyarabaye kiba nk'iminsi 3 umuntu atarataha, agiye twishima tuvuga tuti c'est fini ibintu by'ubuhunzi, c'est fini ibintu by'ibisuguti, c'est fini ibintu by'agasuzuguro, c'est fini ibintu birarangiye, hasigaye ibyo byari bishimo. Ndabyibuka nkumva ubwo niyo binavugaga. Cyambere kubabara ni jenoside yakorewe Abatutsi, uzi ko muzamuri kumwe ukabura abawe. Cya kabiri kijyanye n'ibyishimo, noneho kikaba ari intsinzi. Ibintu byanshimishije cyane mu buzima. Reka twigarukire muri Kigali. Muharatashye muri mu Rwanda rw'iterambere, twageze kuri byinshi, ariko mu bitaramo wambaye umwenda wa gisirikare, bigatera amatsiko ko bamenye basamba uriya mwenda w'ingabo cyangwa bimeze biti, cyangwa se n'umusirikare, nabyo bimbaze ntacyo. Umwenda wa gisirikare ndawukunda cyane. Nakubiye ko ukuntu icyama cyacu cyari organized ku buryo buri wese yajyaga mu byo babona ko afitingamo neza. Ngiye mu gufitinga kwanjye byari bijyanye na culture, bijyanye n'ibyo nakubwiye byose, bijyanye na fundraising, recruitment, mobilization, biciye mu ndirimbo, biciye mu nganzo yanjye. Ntabwo ibijyanye no ku muriro byo ntabwo giyewe bivuge, ndetse nibo bwa mbere ntabwo giyewe nabaye umusirikare. Ariko muri 1992 aho naje gukora training ahantu hitwa Karama, training ikomeye cyane, training ya gisirikare, kugira ngo wenda niba ngiye muri masses nkabashobora kwidefana. So ugasanga kugishije imbunda nyinshi, ukaba washobora kwidefanda, ukaba washobora tactique zose zishoboka, kubera ko ubwo nzajya guhura n'abantu benshi cyane. Kandi icyo navuga gikomeye cyane, RPF yanamfashije nuko muri iyo myaka turimo dufundraisinga, leta yari mu Rwanda, leta ya Habyarimana yatangiye kujya deploying abantu baza nko muri ibyo bitaramo, ariko akaba yakugirira nabi,
niyo migambi babaje kuneka wareba n'abantu bamwe bahaye amafaranga akaba yakora yagukorera ishyano. Ubwo rero kuba uri umuhanzi ufite n'iyo self defense, kumenya kuri stage nta muntu ushobora kuzanira amazi ngo umwe ninde uyakuzaniye, utagomba kumanuka mu bantu bimwe usimbuka nk'ibi dukora aha ngaha, ntabwo wamenye ugukubisa igisu. Ibi byose bakabikwigisha muri tekinike. Baba banaguhaye n'imbunda ukamenya ukuntu wayikoresha bibaye ngombwa. Ibi byose mba narabiciye, nagize kosi yo gucubura kabisa y'amezi make, ari nka 4 ibintu nk'ibyo, ende yari nini. So nicyo kintu babona rero nambara igisirikare. Ahenshi nambara igisirikare muri juillet, muri bya bitaramo bijyanye na Liberation Day, kugira ngo ngarure iyo souvenir, uko ingabo zacu zarwanye zikamena amaraso, amaraso akameneka kubera kudutabarira, uko zari zambaye bigarura public, bikagarura n'abantu bakureba kandi unaririmba n'izo ndirimbo za kitamaduni wambaye ibintu bijyanye koko n'ibiri muraririmba. Niyo mpamvu nkunda kwambara. Icyo ni ikintu cya kabiri, no kumenya ko buri imyenda ya gisirikare nawe wayibona bigiye muri Amerika cyangwa se mu Bubiligi barazigurisha. Hari shop ya gisirikare, shogura imyenda ya gisirikare, ukavuga uti ndashaka kuzajya ni iburayi barabikora, ndashaka kurimba nambara imyenda y'Abarusiya cyangwa se y'Abashinwa cyangwa se y'Abaholande. Usibye ko icyo wowe gusa wakwirinda no kwambara umwenda ujya gusa. Nanone niyo wakwambara yose nta kibazo kiba gihari. Ntabwo ujya ubona abanyamerika bamwe bazana amajaketi y'abantu, pfa kutambara gusa imyenda ijyana na institution nk'iyacu, wambare nkabo. Nabwo babwiye uti mfite uwo munsi ndashaka kugaruka ko hanyuma, mfite uwo munsi ndashaka kuririmba indirimbo zijyanye n'ikitamaduni zijyanye n'intambara, ukayitira baragutiza. Nashobora kugenda bakantiza, ariko akenshi n'igihe nabaga niyambariye iyo niguriye muri ibyo bihugu nakunze, ari ibintu ushobora kureba ko ni show yanjye. Ushobora gusanga nkumva nshaka kwambara z'Abanyamerika cyangwa se akenshi nagendaga nshaka zazinza mukotanye za kera ariko sinzibone. Ukoze cyane. Reka tugaruke kuri Jules Sentore. Jules bigaragara ko nawe afite ahantu yavutse. Jules ni iki? Jules ni umwana wa mushiki wanjye, n'umuneve wanjye. Donc ni Jules n'umwana wagize chance. Bon, icyambere malchance kubera ko se yapfuye kare. Hanyuma umwana arerwa kwa sekuru, none sekuru amufata nk'umwana wa Sentore père. Ni nako yamwitaga kuko niwe wamureze kuva ari muto, noneho aramuconinga, aramutoza. Hanyuma nanjye nongera mu bindi byinshi, aho umusaza atangiye kugira intege nke. Ubu noneho nk'ibyo bavugaga, namuhaye inkoni yo kuvuga ngo ngiyi inkoni data yampaye ubutwari, nawe ndayiguhaye kugira ngo uzaharanire yuko umuco gakondo udacika. Nkayimuha hakiri kare ngifite imbaraga, ngifite ubushobozi bwose bushobora kuba nanjye nkiri kuri scene, nkareba evolution ye, niba ari byo mukosora nkabikosora. Kuko hari igihe ibi byo kuraga umwana cyangwa se kumwitaho ari uko utakibasha no kugenda, nanakangurira n'abantu niba ari cyo baraga abana babo babarage bagifite imbaraga, atangira amenye cyose yakoze, agikunde, amuhe iyo responsabilité yo kumva ko. Yes, ni Masamba Intore. Tugeze muri basaza yacu uyu munsi. Muri basaza yacu. Abaki? Basaza. Uri mu kibazo rimwe ukagisubiza amasegonda 10. Nose nta gutekereza kuri mu masegonda 10 se umuntu abatekereza. Tekereza 5 ukasubiza.
ndagukereza tu. Yes, basoza yacu ni imwe yonyine. Masamba mu Rwanda hamaze kuba Rwanda Day zingahe? Aho rero wabonyeshe depuis 2000 minota amasegonda yarashize cumi cyangwa 12. Murakoze cyane. Masamba tugana ku musozo, n'icyo avuga kuri abantu batatu, hari Muyango, akaba Cecile Kayirebwa, na Kamariza. Abo bose n'abahanzi b'abahanga kandi nubaha, ndetse bananduta n'imyaka. Icyambere nakubwira nka Muyango ni umunyeshuri wa Sentore kuva akiri umwana, afite imyaka 12. Akaba afite impano ye arayigaragaza, ariko agira usunika impano ye kugera kuri level mwamwumviyeho. Nkunda ibyo akora cyane, ndabishima cyane kuko in fact ni nk'ishuri ryanjye, wenda ashobora nkaho aranduta, ashobora kuba navuga nti yari muri university igihe nkiri muri primaire, ubigereranije ko twagiye duca mu maboko y'uwo musaza. Kamariza nawe yishwe na Sentore, nawe n'umunyeshuri wa Sentore, ariko noneho we adekuvura kandi kantu ko gufata za ndirimbo z'ikinyarwanda akazicuranga. Yiga gitari, noneho izo ndirimbo zose yize nizo yahimbye akazishira muri gitari, ko burya muhanzi wese agomba gushaka linye ye acamo. Undi waramubwiye ni Florida n'umuhanzi mwiza cyane, umubyeyi mwiza cyane, waririmbye kuva kera cyane, ndetse wanatinywe n'abantu kugira ngo bashobore gufata indirimbo zabo bajye muri studio bazisohore. I think agomba kuba no mu Banyarwanda ari nawe wa mbere washoboye gusohora indirimbo uruzi ko zari zikiri kuri cassette. Cyo ni ikintu umuntu yamushimira. Abo bose mubwiye n'abahanzi beza kandi n'abahanzi gakondo bakomeje mu muco wabo, aho bahungiye, aho bari bose ntibigeze batatira inganzo gakondo. Yes, Masamba tugana ku musozo, ufite ibyo waduteguriye muri uyu mwaka n'abakunzi bawe n'abanyarwanda muri rusange. Projet ufite, nubwo turi mu bihe bya Covid ariko ufite uburyo biteguyemo, hari igitaramo cyangwa se hari ibihangano bindi ufite wifuza ko wasohora? Ikintu cya mbere nuko iyo bigeze muri Liberation Day mba ndi mu mwuka mwiza wa souvenir, subira mu buhunzi, nkongera nkajya mu ishyamba, nkongera nkajya ahantu hose, inzira yose, parcours yanjye yose. No kuvuga ngo uyu mwaka rero kubera Covid ibintu byose bigomba gukorerwa ahantu harimo distance, ariko ntabwo nshaka ko abantu babura igitaramo cy'inganzo yaratabaye. Nagize Imana muri projet yitwa Iwacu Muzika, barantumiye, nakoze igitaramo kiri live music, noneho kikazaca muri gahunda za televiziyo RBA, uko n'abahanzi benshi, buri wese afite amatariki ye. Ubwo ngira ngo nanjye nzamenya itariki yanjye bazanshiraho, ariko ahanini igihe nakoze indirimbo zijyanye n'umunsi wo kwibohora. Hanyuma noneho jewe ni nacyo nashaka kugira ngo nabwiraga Manu namwe hano, ndashaka kuzazana abantu tugakora igitaramo cya inganzo yaratabaye. Noneho ngaruka cyane, si ngombwa ngo bibe ibyuma byinshi, tukuma dukeya n'amajwi meza. Ngaruka noneho muri parcours yose yanjye, n'iryari natangiriye inganzo, nihe nayijyanye, niho nyigejeje n'uru Rwanda rwacu. Rero icyo rero gitaramo nacyo nzagikora, icyo nkita inganzo yaratabaye. Biriya nakoze n'ibya Iwacu Muzika bizaca kuri televiziyo, abantu bazabibona, ariko noneho n'icyo kindi kiri convivial, kitari big aho abantu bashobora gutaramira nk'uko bataramira mu rugo. Ariko nizera ko muzagifata mukagifata neza, version yanyu Irebe TV, version yanyu Irebe
2020 covid tuzabana ndumva bizaba ari sawa cyane. Tugana ku musozi iyo bavuze ijambo ati tujye kwa Nyerere cyane umva iki? Kwa Nyerere ayo magambo yose n'igihe yarema urayambaza n'igihe yarema igizana tujye kwa Nyerere duca umugara w'imoso kwa Rusezera kwa Ruzibukira ibintu byinshi n'igihe tujye kwa Nyerere no tunyerere tu tugende hanyuma bavuga guca umugara w'imoso ushobora kuba wicaye gutya ukabana uri kumwe n'abantu ukigirira icya abantu benshi burya ntibakunda gusezera no mu kabare cyangwa se ahandi hantu ibintu byasahenze iyo ariko ari baragenda inshuti bawe baza ambasenye ukigirira icya babaze ko ugiye kwa Nyerere utu duterme twose n'igihe utwinshi n'igihe baturembye utumarije rero bafite twinshi nk'utwo. Reka tugushimire. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye. Daily Play mukurikira kuri TV ni Orphe ari kumwe na Masamba nakagaruka.